Inshuti bakunzi ba Ntego Official, uyu munsi turi muri studio za Ntego Official. Nk'ibisanzwe muri kumwe n'umujyanama wanyu mukunze kuba muri kumwe nawe buri munsi, Valentin. Agiye kutugezaho ikiganiro cyiza cyane kandi kiryoshye kuri mikoro za Ntego Official. Uwo muri kumva ni Nzayisenga Jeanne Paul Enseignant naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Tugiye gufatanya rero iki kiganiro, nkeka ko kirabaryohera nk'uko natwe tukishimira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwo umujyanama aratangira atubwira icyo agiye kutuganirizaho, ahasigaye twanzike ikiganiro. Yego, murakoze cyane. Njye ni Valentin nk'uko Enseignant naturopathe yabivuze. Nebo nabateguriye ibiribwa cyangwa se ibiryo, ifunguro iby'umugabo akwiye gukenera kugira ngo agire ubuzima bwiza, haba mu buzima busanzwe, mu mitekerereze, mu mikorere y'ibice byose by'umubiri, harimo na bya bice byose by'ibanga. Akenshi umugabo n'agaciro k'umugabo biba byiza cyane iyo yihaza ubwe, agahaza abe, n'umuryango we ukanezererwa kuko ahari kandi yamaze kwiyitaho. Nicyo kintu tugiye kurebaho, turebe icyafasha buri mugabo wese ku isi muri rusange. Ukoze hasi unyibutsa ibuye. Hari umwanditsi nkunda cyane w'umunyamerika, amazina ye ni Elina Harmon, yanditse igitabo cyiza cyitwa The Ministry of Healing, cyangwa se umurimo w'ubuvuzi. Aravuga ngo umubiri wacu ugizwe n'ibyo kurya, ubwonko bukwiriye kugaburirwa ibyabwo, imitsi, imihore, imikaya, amaso, amagufwa, buri gice cyose gikwiriye kugaburirwa ibyabyo. Ubwo rero byumvikane yuko n'umugabo ushaka kuba myugariro cyangwa se umugabo nyamugabo mu rugo rwe, hari ibyo kurya akwiriye kwibandaho kugira ngo ya nkingi ya mwamba ejo itazanyeganyega. kandi urumva inkingi niba yanyeganyeze nta nzu ihari, ubwo inzu nayo irahungabana. muri misiyo umugabo wese ategetswe, ndavuga umugabo wubatse mu buryo bwemewe n'Imana muri rusange. Ndabyibuka ubwo twigaga umubano, baratubwiraga ngo mu ngingo ugomba kuzuza ukayubaka neza ni ukunezeza umugore wawe, ndetse wowe n'umugore wawe mukaba mwagira uruhare mu guhimbaza Imana mu gikorwa cy'Iyeruzalemu. Amen. Aravuga ati, baratwigisha bakatubwira bati, uwo mugabo nawe mugore ugomba kuzagira uruhare mu kunezeza mugenzi wawe, nanone kizaba ari igikorwa kindi cyemewe cyo guhimbaza Imana. Naho ngaho turi kuvuga, ntabwo turi kuvuga kuri ba basore, ntabwo turi kuvuga kuri ba bakobwa. Ni ukugira ngo turebe ibice, uko ibiribwa byacu turya bishobora kudufasha mu gushyigikira ibice byacu bimwe bitandukanye by'umubiri, kandi buri gice kigira ibyo gikenera. Nk'uko babivuze, buri gice kigira ibyo gikenera kugira ngo kibashe gukora umurimo wacyo. None mu kiganiro tuzaniye ugiye kutuganiriza ku byo kurya byo kugaburira amaso y'abagabo, igituza, amaboko, amaguru, amagufwa. Waba specific? Specific cyangwa se nkamya ku ngingo neza, ni ibyo kurya byafasha umugabo uwo ari we wese wubatse kubaka urugo rwe neza. Bikaba bigendereye kugaburira imyanya y'ibanga, ikaba mizima, imitsi igakora neza, amaraso agatemberamo neza, ndetse akanagira n'intanga zikomeye zibyara abana bashitse zitari amazi. Ibyo byose nibyo tugiye kubona muri aka kanya. Bakunzi ba Ntego Official, murabyumva yuko tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko nziza, kandi nk'uko twayivuze, umugabo cyangwa umusore unyuze aha ni uwariye igice gikora neza ari uko cyariye. Ubwo rero mu byo kurya bikwiriye kugaburirwa umugabo kugira ngo imyanya y'ibanga ikore neza, nibyo tugiye kuganiraho. Turabinginze ngo niba ari bwo bwa mbere duhuriye kuri uyu muyoboro, ukande subscribe uri nzogera,
nutayikanda ibiganiro bikazajya bigucika, uzaba wizize twebwe kuri Ntego Official ntako tutagira ngo tubagezeho ibyiza. Ubwo rero umujyanama wacu yatangira niba bitamugoye akatubwira ikiribwa cya mbere umugabo akwiriye gutekerezaho igihe ashaka kuba myugariro koko. Igihe umugabo ashaka kuba myugariro, igihe umugabo ashaka guhagarara mu rugo, umugore akajya avuga ati pe ni nguyu Imana yangeneye mfite umugabo. Ikiribwa cya mbere ntakuka nta n'icyabasha kubivuguruza ni ubunyobwa bubisi. Ubunyobwa bubisi, ntabwo mvuze ubunyobwa bukaranze. Kuki bubaye bubi? Ntabwo bushobora kugira icyo butanga ariko ntabwo gihagije. Kuki bubaye bubisi? Impamvu yanjye, ubunyobwa bubisi, ibintu byose mu bintu abantu batitaho cyane nuko ibintu bibisi biba bifite intungamubiri zuzuye kurusha ibyatetswe, ibyokejwe n'ubwo bunyobwa bwakaranzwe. Ubunyobwa bubisi iyo utabukaranze uba ubufashe mu mwimerere wabwo. Numva ngo iyo ukaranze hari poroteyine cyangwa se ibintu by'ingenzi byagafashije umubiri byangirika, kuko impamvu ubona bwashiriye, impamvu ubona bwabaye ifu, hari ikiba cyamaze kwangirika. None nawe ugiye kurya ibyangiritse, kandi urakomeza wangirike. Yego, usange wari umugabo warubatse, umugore wawe uramukunda, umuryango wawe urawukunda, ariko bya byishimo by'ikambere Imana itanga ntabyo ufite. Unyibukije ikintu kimwe nigeze gusoma mu gitabo runaka, buriya Varandi ko mbona nkunda gusoma ibitabo bitandukanye. Hari umwanditsi wanditse igitabo ariko ashyiramo interuro y'insanganyamatsiko umuntu wese akwiriye gutekerezaho. Aravuga ngo mbese niba wanga kurya ibyo kurya bibisi, ushaka umuntu muzima wabanza wamubabura ku mbabura ukamuzana ngo aganirize abantu. Ubwo birumvikana ko bidashoboka. Umuntu muzima ni umuntu uri naturere utagize ibimwangiriza. Yego, ntabwo ari wa wundi bataze ku mbabura. Ubwo noneho ubutagize ibimwangiriza ni nawe wagirira umumaro abandi. Noneho ikibazo dufite twebwe, tuzi yuko byanga bikunze dukwiriye kurya ibyo kurya byatetse gusa, ariko ntabwo turamenya ngo ibyo kurya bizima ntibitarahura n'umuriro. Kandi byumvikane, niba uhora winjiza ibyo kurya byishwe n'umuriro, ubwo uhora urya intumbi z'ibyo kurya bikinjira mu mubiri wawe, kandi ukazohereza ukazamisiyo ngo zijye kugira ibyo zitabara. Iyo ntumbi zatabara iki kandi ari intumbi? Iyo ntumbi itagira ubuzima yakumarira iki? Buriya ukoze hasi nyibutse ushimye ahandi. Buriya iyo ikintu wagitetse tukacyita ko cyahiye, kiriya kintu ntabwo gishobora kugishyira mu butaka ngo cyongere kibe cyo. Nibyo bisobanura ngo cyapfuye. Impamvu kitamera nuko cyapfuye. Nta hantu wagituma rero usibye kubaho, ugasanga ni ibintu umuntu ari kohereza mu nda, ugasanga uhora n'indwara z'ibifiki byose, umubiri ntubikora neza, wagira ngo ugiye kugira ngo uhimbaze Imana muri cya gikorwa Imana yabahaye wowe n'umugore ikanga, kandi biriya bintu nabyo bitera agatima kabi iyo byanze. Umugabo wese aho akagera ababazwa n'iyo ngingo. Ariko biba binakwiriye kumvikana, umukobwa yavuye iwabo cyangwa se umugabo yavuye kwa nyina na se, yararyaga, yarambaraga, yari afite abantu bamuganiriza, bamugira inama, bamufasha. None aje kwihuza na kanaka w'iw'abandi badafitanye n'isano, ubwo ingingo ibahuje si bya bindi bataboneye iwabo. Ubwo ni cya gikorwa abantu baje bagitekerezaho rero. Imana icyo kintu iragishyigikira ku bantu bashakanye, ni igikorwa cyiza Imana yishimira. Ibyo rwose nibyo mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 4 haravuga ngo kuryamana kw'abarongoranye kubahwe na bose. Ibyo byo ni itegeko ry'Imana. Ikindi kiribwa cyaba ari ikihe? Ikindi kiribwa cy'ingenzi cyane ni avoka. Cyangwa se voka. Voka mu Kinyarwanda, burya avoka ntari Kinyarwanda, ni voka yo ibihiye. Ariko ntabwo ari ni d'une manière naturelle, mu buryo karemano. D'une manière naturelle, nk'uko umuneke waba uhiye. Yego, n'umuneke uhiye. Yego, n'ubunyobwa rega buba bweze. N'ubunyobwa buba bweze twebye antuka. Avoka nayo ni ingenzi,
ku buzima bw'umugabo. ku buzima bw'umugabo aho ava akagera. Ni ukuvuga ntabwo akwiriye kwibagirwa mu mafunguro ye. Mu mafunguro ye ntabwo akwiriye kwibagirwa avoka. Unyibukije agakuru rero Varane, uti ni akahe? Nigeze gusoma inkuru y'abapadiri bo muri Tibetani bigeze gutongana, uti bari bapfuye iki? Harimo mukuru wabo, uzi ko abapadiri nyine baba bararahiye isezerano rihoraho ryo kuzaba hari ingaragu kugeza igihe bazabera abasaza rukukuri bakabarenzaho igitaka. Nta gutekereza ngo igitsina badahuje kimeze giti, ahubwo bakwiriye gukora ibishoboka byose bakabaho nyine mu muhamagaro wabo. Iryo sezerano baba barasezeranye. Noneho umunsi umwe byabaye ikibazo mu kigo cy'abihaye Imana bo muri Tibetani, bakabona abapadiri bahora babigisha buri munsi ngo barinde ubumanzi bwabo, babuhagarareho, ngo babashe gukorana n'Imana, ariko bagashiduka n'ubundi barenze ku muhamagaro, bagiye mu bagore, bagiye mu ndaya, bagiye mu bakobwa. Babyibazaho baravuga bati abantu ko basenga buri munsi, ko basezeranye, ko tutazabirukana bose mu kigo, giteraniye iyihe? Bagenzuye basanga ni uko bakunze kurya avoka. Ni ukuvuga ngo avoka barazirya zigakangura ubushake bw'umubiri, noneho kwifata ubushake bukarenga umuhamagaro wawe. Uwari ubahagarariye ahita atanga itegeko, aravuga ngo umupadiri nzabona yariye avoka azaba yakoze icyaha kirenze icy'ubusambanyi, bityo nta muntu ukwiriye kurya avoka ari umupadiri. Ubwo bishatse kumvikanisha yuko abapadiri babavanye ku mavuta, babavanye ku cyanga cy'amavuta y'avoka, ni ukugira ngo babashe kurinda umuhamagaro wabo. Ubwo rero muri voka nasomye mu gitabo kimwe cyitwa La Santé par les Aliments, ubuzima buzira umuze twaheshwa n'ibyo kurya. Baravuze ngo muri avoka habamo amavuta meza ya omega 3 fatty acids akoresha neza imyanya y'ibanga, hakabonekamo n'umunyungugu wa zinc ubasha kwihutisha amasohoro ndetse no kongera umurego uhagije. Umugabo inkingi ya mwamba, akaba yagenda urugendo agashorera ikivi akakigeza ku mbugiro. Ikiribwa cya gatatu cyaba ari iki? Ikiribwa cya gatatu ntabwo turi butinde, tugiye gusorora mu kanya. Ikiribwa cya gatatu ni imineke. Le banane mûre mu gifaransa, arya mu giswahili ni ndizi mbivu, mu cyongereza se ripe bananas. Imineke kubera iki rero ari ifunguro abagabo badakwiriye kurenza ingohe z'amaso? Impamvu ya mbere ni uko umuneke, abahanga bagaragaje ko umuneke utuma amaraso atembera neza. Wari uzi impamvu atembera neza? Umuneke habamo umunyungugu bita potassium. Uriya munyungugu rero ushinzwe kuzibura imiyoboro y'amaraso, ntikanyarare, ntiyaguke cyane ariko ntinagwingire cyane, gwifungane, noneho amaraso agatembera kigenze akagera mu bice byose by'umubiri kugeza ku gice cya kure. Kandi igice cya kure urumva hatarimo n'igitsina se, amano, intoki, amazuru, ubwonko, imisatsi n'ibitsina. Noneho imineke ikagira undi mwihariko wo kubonekamo isukari nziza ya glucose yo gufasha ubwonko gukora neza. Kandi niba hari umusizi wa mbere ukwiriye gusiga mu isi ni umugabo. Iyo umugabo atekereza neza, afite amarangamutima meza, avugana neza n'umugore we, wari uzi ko n'ijwi ry'umugabo rishobora gukiza umugore we kuba mu kagatare? Cyane byose nyine bigakiza mu mutwe. Uburyo umugabo areze, atuje, aganira, uburyo yinjira mu gikorwa, uburyo aganira n'umufasha we amwubashye, afite n'umutima mwiza. Umuneke ukiza n'izo stress, nta muntu ushobora kwegera mugenzi we afite stress. Nibyo, stress igiye kuboneka ikugize zero imbere y'umugore. Umuneke ku buryo ureba ati undi umugabo nyine bikaguca. Ariko umuneke
uri ku isonga mu gukiza stress. Yego. Mu gitabo kimwe mfite cyitwa Croquer la vie bavuga yuko umuneke ugabanya imisemburo ngo yongera stress, imisemburo bita cortisol. Yego. Uyongera stress cyane. Ngo iyo wariye imineke yongera amarangamutima meza, icyo bita imisemburo y'ibyishimo za serotonine, za oxytocin. Iyo misemburo yongera bakunda kuvuga ko n'umuneke ufasha no muri capacity y'ubwonko gufata gufata mu mutwe ku buryo nyine wumva usukuye. Yego. Usukuye mu bwonko, imitekerereze yawe yagutse, nta nda y'umujinya, nta mwiryane, ku buryo wumva umeze neza. Uzarebe nufata umuneke buri mu gitondo, cyagiye ugiye gufata ifunguro ugafata umuneke, wirirwa umeze neza. Nubona nseka, urugero ni njyewe, nubona nseka buri gitondo ndya umuneke. Yego rwose. Nafata na credit nkubwire nkajya kugura igiseri cy'imineke nkagitereka hariya mu kabati. Nkamenya mu gitondo ndarya akaneke kamwe, n'ikindi gihe kugira ngo hatagira umuntu upfa kundakaza. Yego. Nuko mbayeho. Niyo mpamvu ubona ko urabimerita. Urabimerita, n'abandi umunsi umwe niwo nzashira hano kuri kamera ndaje barebe batazagira ngo ni ibintu by'ibipapirano biraho. Yes, ati uyu munsi turaba turi kumwe muri paradizo. Ibyo ni ibya Kristo wacu. Yego. Noneho reka tugende ku ngingo ya 4 cyangwa se ku kiribwa cya 4 cyiza. Abagabo bakunda ngo ni agasuzuguro, ni ukutiyubaha. Igikoma, umugabo wanyoye igikoma, ni igikoma cy'uburo. Abagabo ntabwo mwumvikana kuri iyi ngingo. Biragoye kukibwira umuntu w'umugabo, ariko birashoboka. Hari igihe umugabo aba atacyumva cyangwa se undi arabimenyereje n'urugo. Hari abagabo n'ubundi usanga umurongo baba barafashe, abagore bakabyemera ati nta kamwe igikoma ntiyikoze igikoma. Akabazo k'amatsiko se kugura muri resitora Valante kugiye kwiteranya n'abagabo. Akabazo k'amatsiko umunyarwanda niba ari umunyarwanda wabivuze, niba ari ibyo abantu bihimbira. Baravuze ngo unyoye igikoma ntabwo yumva igikomye mu nzu, kandi umugabo uzi ko ari umurinzi w'urugo. Abo bagabo ugiye gutuma baba banebwe ntibaba abarinzi b'urugo. Ibyo ni isanisha ry'ubuvanganzo. Uvuga ngo unyoye igikoma ntiyumva igikoma gikomye mu rugo. Ariko nanone ntabwo ari byo burya. Ibinyampeke ni ibintu umubiri ukenera kandi by'ingenzi, haba mu mikorere y'ubwonko, haba mu bwenge, haba mu nzira za muntu zose, cyane cyane byagera ku bagabo kuko batekereza umuryango, bagatekereza ibintu byinshi. Bakeneye mu buzima bwabo kugira ibinyampeke bafata. Iki gikoma rero ni igikoma cy'uburo. Uburo nabwo bubarizwa mu binyampeke. Rero ntabwo byoroshye cyane kubwira umugabo utaranywaga igikoma ngo abifate, ariko ibyiza yakabikoze. N'umugore niba yaramaze kumenyera ko atafata igikoma, akabimenya ko ari kwifata ku bw'umuti no kwikingira. Yego. Murakoze cyane rero inshuti za Ntego Official, mwabyumvise ibiribwa umugabo akwiriye kurya kugira ngo arusheho gusigasira inkingi ya mwamba cyangwa se gukomeza kuba myugariro. Bishobora kuba bisuzuguritse ku matwi y'ababyumva, bikaba atari akamenyero, bakaba batabimenyereye, ariko buriya ubwenge n'ubuhanga umuntu akwiriye kugira, akwiriye no guhindura akamenyero, akamenya ngo niba nari mfite akamenyero kabi nkwiriye kugahindura, niba ntamenyereye kurya biriya nkwiriye kubireka, ntabwo nkwiriye kuba imbata y'akabare, ahubwo inzoga hari icyo nazisimbuza kugira ngo ndusheho kuba umugabo. Ubwo rero twaganiriye ku bunyobwa, imineke na avoka ndetse n'igikoma. Gusa mu byo umujyanama w'ubuzima yatubwiraho cyangwa se nk'uko turi kuganira, ubwo bibaye byiza umugabo yayifata mu gitondo ku ifunguro rya mu gitondo, akarya nk'imineke 2, 1/2 cya avoka, asigaye yamara kurya ibyo ngibyo tuvuze agahekenya ibiyiko 2 cyangwa 3 by'ubunyobwa. Akimara kubihekenya akanywa cya gikoma cy'uburo, si ngombwa ngo anywe cyinshi, agatase cyangwa igikombe kiba gihagije. Ashaka ko bimugirira umumaro cyane, nibyo yakwiririrwa. Ibyo kurya bisanzwe akabirya ku manywa. Uyu mugabo wariye atya
araza akabyishyuza kuko byanga bikunze bimuha umusaruro mwiza. Ijambo rya nyuma ku bakunzi ba Ntego Official. Yego, ntabwo ari ijambo rya nyuma ahubwo ni ijambo ryo gusezera, iyo ribaye rya nyuma riba ryabaye ribi. Ariko abakunzi ba Ntego Official, ndagira ngo mbabwire ko ibyo nk'ubunyobwa, imineke, avoka, hari abantu bashobora kuzadukurikirana bashobora kubona icupa rya mitsingi, buriya ayo mafaranga barayabona, araboneka. Ariko wigwa mu icupa rya mitsingi ukarisimbuza imbuto, kandi byavamo cyane amafaranga yanasaguka, n'abana bakaryaho, ugasangira n'abana. mu gihe wari kunywa icupa uri wenyine, ako buri umuntu ntaba ari igisambura, akiherera mu kabari akavutura icupa. Kandi urebye iminota arisoma ni mike cyane, ku buryo ushobora gusanga n'izo mbuto zavamo zamara iminsi 2 ngaho cyangwa se 3, kandi yasangiye nabi. Ibyo nabyo ubwo bishatse kuvuga kurya neza ni ukuzigama amafaranga, kurya nabi ni ugusesagura. Uri ibyo kurya bibi kandi biragutwara amafaranga menshi cyane. Ikindi kintu nakomozaho ni uko ibi byose biba byiza cyane kurushaho iyo umuntu agiye arakora n'agasiporo. Siporo nako ni ingenzi. Ibyo hari ikiganiro twe twashizeho kibyerekana, bakomeze kugenda bareba uko bimeze muri ibyo biganiro. Igiherutse icyabanzirije iki ngiki, ariko siporo nayo ni ingenzi cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Akaryoshye ntigahora mwitama, aryoha asubuyemo, niko umunyarwanda yavuze. Kandi koko ntashirarekwa, mutwemerere tube tubasezeyo, ahasigaye tuzongera kubonana mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze. Mwibuke gukanda subscribe n'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bagereho. Asante sana.